ubwo rero umuhanuzi ushaka kujya transit mu rusesi manza kizabonwa amaramaza iyo niti kijya transit ndabirambiwe ndabirambiwe ariko noneho nubwo tujya kubirambirirwa transit muri ino kese yo gufunga insengero mushatse mwantega amatwi urenza undi wese mwatega amatwi ngo wowe neza ndanezerewe cyane kuba insengero zafunzwe birashimishije ndahamagarira abapastors bose gukora budgets z'ibyo barezwe banki zibahe loans abakristo batanga ibitabashwa byabo nk'ingwate abo bizananira bagabanya urusaku rwo kuvuga ko ari igitugu noneho rero ndagira ngo abantu bumve yuko duhuje ikibazo nta nubwo ari wango ndi kubanyega ko ngo wenda ngo nje mfite nyine kuko urwaye rwarafunzwe wari ufite ishyara abandi biratandukanye ikibazo kiri mu myumvire y'abapasteri kiri mu myumvire ko bafite imyumvire kandi iyo myumvire ntibashaka kuyihindura kandi ntabwo bibafasha abapasteri nanizeye ko bakora statement nk'iyo nkoze bakoze the opposite ubwo uravuga Antoine Rutayisire naniteze ko abana bahanuzi ari batetkarabaye aribo bari busaka abana bahanuzi abantu bari kwitwara nk'abana b'abahanuzi kandi batakabaye ariko bitwara abantu nizeye yuko bakabaye bahagarara amavuta ya Elisa bari kwitwara nk'abana b'abahanuzi agahinda kakanyica umva mbigusobanurira yego nari niteze yuko bagifunga insengero icyambere nagira umuntu uzana gushaka kunshinja ngo nge ngomba shaka kuza ngo nibonekeze ngo nigire umwana mwiza kuri za RGB nta na rimwe nzigera mbashyigikira iyo bari kuvuga ngo insengero ntiziga ngo nimugaturishe gutya ngo abatukozi b'Imana ngo barimo bese kurokera mu ituro nzarinda mpfa niyo wazana intorezo cy'amashinigani aho ngaho uba uvogereye imyizerere abo bapasteri bakomeye bagomba guhita bategura inama iyo nama rikazamo n'ubuyobozi bwa leta iyo nama ikabwira buri muntu wese wafungira urusengero muri Kigali ngo zini insengero 700 n'izindi ngo bafunze 300 izo nsengero 300 bagahita bakora inama bamara gukora iyo nama bagabwira buri rusengero ngo mukore totali y'amafaranga uyu murimo ntago tuftisha katwakabaye tufitiye araba urimo nk'abakozi b'Imana ari n'abakristo bitandukanye abantu bari kwibaza bati se kucya amabwiriza aje ku nsengero gusa hari utubari hari amasoko ibyo bitekerezo bituruka kuri Satani hoyas kuko we hari igitugu wazifunga muri covid tuvuga yuko mu Rwanda hari imisengero 2020 kuki inkozi yo assumption imidugudu ya DPR ngo manzara 5,500 ngahe sinzana bibonye byanditse hitujya ku Anglikane hitujya kuri centrale za Catholique hitujya ku Presbyterian n'abandi batandukanye n'abadivi byanga bikunda dufite insengero zitari munsi y'20,000 reka mbwire Evode ndeba neza amaso ngubwire twakabaye u Rwanda ruterwa nkuza amatorero kabaza RDF ngo muzakoresha budget yo gutsibura haduye ingana gute du contributing 30% cyangwa se 50% none turacyari struggling nuko ngo bavuze pave yes reka nanye gusuza dukurikiye ni byagaciro gakomeye cyane kubagarutse kubana natwe mwanya nk'uyu nguyu ndagusuhuje wowe dukurikire mu gihugu cy'u Burundi igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari muri diaspora mwese amahoro ya Nyagasani abane namwe kuri kamera ndi kumwe na Apotre Professor Mutabazi amahoro y'Imana abane na Apotre shalom eka nguwe neza ndanezerewe cyane kuba insengero zafunzwe birashimishije reka tutangiriraho nabonye abantu bose bashatse kuvuga ko bibabaje Apotre ibyo bintu utangirireho ko atari sawa tutangiye kuri statement ivuga yuko ni byiza ngo birashimishije kuba insengero byose bifatikanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza Apotre ibyo bintu uvuze ko numva abantu batari bubyakire muri uburyo yego idini ni nk'igipirizo ubwami bw'Imana ni nk'itenesi itenesi yuri kubise y'ikintu rira bouncing rikazamuka igipirizo y'ukubise kiraturika sibyo umunsi Stefano yicishwaga amabuye yego niwo munsi ubutumwa bwiza bwageze mu isi yose Yesu yarababwiye ngo mugere ku mpera z'isi ariko Stefano atarapfa bagombaga kubugumisha Yerusalemu kingdom iyo habayeho challenges crisis yego ira bouncing nibwo ikora ibintu binini reka mvuge muri ubu buryo hagati aho ngaho nkomeje gutumira abantu masengesho y'iminsi 31 tugeze ku munsi wa 5 yo mu buvumo bwa Duramu
ndabizi ko ubuvumo bwafunzwe by'umwihariko umuntu uri bufate groupe umuhanuzi uri bufate groupe y'abantu akayijyana mu butayu arisanga muri transit. Ayo niyo makuru ahari. Hari official aho nabisomye, hari official kabisa. Hari official byari biturutse ku buyobozi bw'akarere. Avuga ati nimufata umuntu mu butayu, mu buvumo, mu mazi, ubayoboye natagira transit abari bwirukanwe ntago ari bakeya. Kabiri, abo baturage mu bajyane ku murenge mu bayigishe, mu bumvisha yuko bidakwiye. Ubwo rero umuhanuzi ushaka kujya transit mu rusesi imanza kizabonwa amaramaza, iyo niti kijya transit. Ndabirambiwe ndabirambiwe ariko noneho nuguhita ujya kubirambirirwa transit. Ayo makuru yo nimba mutana yabonye bahanuzi bagenzi banjye ndababuriye. Twe turi gusengera mu buvumo bwa Durama ariko bwa online. Ubwo turi gusengera kuri group ya WhatsApp kandi ntago byigeze bibuzwa. Aho turi gusengera mu mavuta yitwa basigare basiganuza, aho Eliya yasize igare rya Ahabu akarinda agera ku murwa, ku marembo y'umurwa atarabyiyumvisha uburyo Eliya yamuciyeho. Hari uburyo twasengamo butandukanye kandi bujyanye n'amabwiriza ya leta. Icyo nicyo nshaka kuvuga. Kandi umuntu ushaka ko tubana muri aya masengesho nubwo tugeze ku munsi wa gatanu dufite iminsi 31, nubwo ku itariki ya mbere z'ukwa 8 kugera ku itariki 31 z'ukwa 8 byibuza tugomba kuzabonamo abantu 5 tuzajya gusoza amasengesho already baramaze kubona ibisubizo, cyane cyane promotion n'ibindi bijyanye n'ayo mavuta ya basigare basiganuza. Turi gusengera mu kuvuga ngo God bless my country Africa. Turi gusengera umugabane Afrika by'umwihariko. Turi gusengera ibintu bya Genesis by'umwihariko kuko biriya bintu nabazimu. Biriya bintu abantu bari banga urubyiruko ngo rwigomuye ntago bituruka ku Uwiteka. Nta nubwo bizagirira ineza Afrika nk'umugabane, ahubwo bizasenya na gato twari twifitiye. Rero turimo tubisengera kugira ngo Imana itange ituze muri abo bajene, nimba ari n'impinduka zikenewe zikorwe mu buryo buzima. Umuntu ushaka ko dusengana mu masengesho anyura kuri 07 8 8 30 95 13 akanyandikira kuri WhatsApp tukabana amasengesho. Reka rero ntangire nsoma statement nashyize kuri Facebook. Yego. None tuganire. Narimba kumbuye ntago nari mperutsa aha. Nge nagiye kubaza ubundi wabaga he? Ndahari ariko ibiganiro byo narabigabanyije, wenda niyo mpamvu ntabonetse cyane. Ku rundi ruhande iyo ndi gukora ibiganiro ahanini bya politike sinkunda kubivanga n'iby'iyobokamana, nkunda kubivanga cyane. Ariko nko kuri case nk'iyi ngiyi mba ngomba kugaragara. Wigire muri politike abantu nari mfite amakontra y'umwanaliste politike ku mateleviziyo atandukanye. Mbihemberwa of course. Mbihemberwa umushahara kandi mwiza. Uretse ko nibyo nabyo narabihagaritse kugira ngo nitegure kujya ku kindi kirere. Evode ndi kwitegurira kwinjira mu yandi mavuta n'ikindi kirere. Ibyo ngibyo kandi nibishyika nibisohora amatwa azabyumva zacura injerere. Rero muri uko kwitegura byagiye binsaba gufata ingamba zitandukanye ni muri ubwo buryo. Ariko nanone ngiye ntago byari bikwiye yuko n'abandi bari bahari. Ntago nagiye ngo mvuge ngo ubwo ngiye abandi barabuze. Ariko nanone kuri case nk'iyi nagomba kuza kubera ko reka mbabwire muzagira abayobozi ngo bazamuza amatorero, mugira abantu mwemera ngo bare bashumba ngo barakaze ngo ariko mu isi y'umwuka mumenye icyo Apotre Mutabazi ari cyo ku matorero yo mu Rwanda. Mwatuza najya mvuga mukumva, ariko nanone nawe nza kubirwanira nawe ngo bimwemeze mbimupakire mu mutwe. Muri ino case yo gufunga insengero mushatse mwantega amatwi. Kurenza undi wese mwatega amatwi. Ni ufite amakuru ahagije. Oya nshingiye kuri autorite nahawe ku myaka yanjye 20. Mwantega amatwi byabagirira umumaro kurenza ibindi byose mwatega amatwi. Murakoze. Ariko ibyo ntawe nshaka kubyemeza. Yego. Yesu yarababwiye abantu b'iyi minsi ndabagereranya n'iki. Mumeze nk'abana bahagaze mu maguriro.
umuntu abwira atari ko abantu abagenzi babo babwira atari ko twarize turaboroga ntimwababara turangije turishima turanezerwa turabyina mwe nimwishima ati umwana w'umuntu muvuga yuko ari kirura n'umukunzi w'abakoresha bikoro n'ikirura cy'umunywa inzoga atari ku bwenge bugaragazwa n'imirimo yabo ntacyo nje rwose kwemeza abantu icyo ari cyo cyose ariko mu bintu bimwe na bimwe hakora autorite runaka. Reka nsome. Yego. Nanditse ndavuga ngo ndahamagarira pastors bose gukora budgets z'ibyo barezwe, banke zibahe loans, abakristo batange ibitabashwa byabo. Ubwo numva ko nageze muri Hagayi. Iri jambo ibitabashwa nari highlightinze cyane kuko ndimo nsenga Imana aricyo ringanirijeho. Ndonya ntangire ndahamagarira aba pastors bose gukora budgets z'ibyo barezwe, banke zibahe loans, abakristo batanga ibitabashwa byabo nk'ingwate, abo bizananira bagabanya urusaku rwo kuvuga ko ari igitugu. Donc ijambo kuvuga ko ari igitugu egara urusaku. Umushumba mwiza apfira intama ze. Pastor gurisha iyo nzubamo itorero rigende rikwishyura buhoro buhoro. Dushyira imbaraga kukubahiriza amabwiriza aho kuzishyira muri ibi biganiro ndi kubona bicicikana, kandi nabo babyamaganira mu mitima badakora ibiganiro babyamaganira mu mitima yanyu. Mwibuke ko handitswe ko tuzaguriza amahanga menshi tutazayaguzaho. Bivuze ko Ecclesia yakabaye iguriza cosmos. Ecclesia bisobanura church, cosmos bisobanura governing systems cyangwa se guverinoma, wenda byite gutyo. Ko kuvuga ngo itorero ryakabaye riguriza leta, bene iryo torero ntiryafungirwa kuko hariho ibyo ritujuje bisaba just amafaranga. We need to be committed and think creatively like kingdom citizens. It's time to change the way we think. Signed Apostle Professor Mutabazi MDiv. Ndumva aruko bimeze. Yarashaka kubaza ikibazo kimwe muri statement yanjye. Muri iyo statement yawe uravuga ngo reka nyikore mu buryo buri synthesize cyangwa se synthese. Ibi bintu bibaye kuva 2018. Kuva 2018. Evode 2018 mu mutwe wawe mu ntekerezo zawe winjiye mu isi ya geopolitique wumva bisobanura iki? 2018 cyangwa kankukopeze 2018 n'izina Sankara na Nyungwe Apotre na Nyamasheke tujyane muri politiki n'abantu bagiwe mu matwi utaza kuntera muzunga. Ndagira ngo ayo magambo mvuze muri Bibiliya ntuyatindeho cyane, ahubwo ngaruke na hano nibihari. Umuntu yaravuze ngo biterwa n'igihari. Noneho rero tuvuge gutya, amabwiriza nimba yaravuzwe 2018 ndetse bakabwira amatorero ko bahaye imyaka 5 ngo bajye kwiga badafite degrees, bajye kuzishaka za theology. Ibintu byitwa njye n'uwo munsi rwafunzwe guhera icyo gihe, kandi ndashimana ko barufunze, kandi ndashimana nuko nizo uyu munsi bazifunze. Noneho rero ndagira ngo abantu bumve yuko duhuje ikibazo, nta nubwo rwango ndikubaninyega ko ngo wenda ngo nje mfite nyine kuko urwaye rwarafunzwe wari ufite abandi. Biratandukanye. Ikibazo kiri mu myumvire y'abapasteri, kiri mu myumvire ko bafite imyumvire, kandi iyo myumvire ntibashaka kuyihindura, kandi ntago bibafasha. Bahaye imyaka 15 kuva 2018 kugera 2023. Lisansi umuntu ayiga imyaka 4, batanze 5. None uyu munsi bagarutse haciyemo 6. Ubwo baze ko ari n'umupasiteri wabasiyemo 2. Mu byukuri icyo ariko nashimye Imana ko nta muntu uri kurakarira ibintu bya degrees, nta muntu uri kurakara
ashingiye ku bintu by'amadiplome. ibyo nta nubwo ari ikibazo, ntago abantu bari kubitindaho kubera ko nuwabivuga bamuseka cyane rwose. warahawe imyaka 5 baguseka byibuze nunavuga ngo numwe mama 5 wenda mfite A1 hari akadiguri kagakeregeshwa mfite. Ikindi diguri zirasabwa abantu nka 2 cyangwa 3 mu rusengero, nta nubwo ari abantu bose. Ikindi iyo udafite izira diguri uzana umwana uyifite ukamushyira muri administration n'ubundi ntibikubuze gukomeza bigakomeza rwose. Icyo si ikibazo mu by'ukuri, cyo ntabwo cyari ikibazo. So ngaruke rero, nababaye kandi mbabara cyane ko bafunze insengero. ntabwo icyo cyambabaje. Abapasiteri nanizeye ko bakora statement nk'iyo nkoze, bakoze the opposite. Ubwo uravuga Antoine Rutayisire? Nta muntu uvuze izina ko cyo kingenza. Nge ndavuga bakaye bakora iyi statement gukora. nuko mpamya ko ari we muntu wakoze statement ishobora kuba yavuze ibintu biremereye. Reka nkwereka. Nari niteze yuko mu gihe abapasiteri bari average, nimba navuga ko harimo n'abari cheap ariko ushaka inyitura byita okay, babana reka mvuga ngo mu gihe niteze ko abana babahanuze nshake terme biblique, sibyo bene data, rimwe rimwe tujye dukoresha n'imvugo ziri muri Bibiliya. Uriteze ko abana babahanuzi? Niteze ko abana babahanuze ari bati twarabaye, aribo bari busaka abana bahanuzi ngo babonye aho batuye ari hatoya baza kugutakira nde Elisa. Intorezo umwe iramucika iguye mu mazi ati databuja ati ngushije ishyano. Abantu bari kwitwara nk'abana b'abahanuzi kandi batakabaye ariko bitwara. Elisa itamubwira ati iguye he hanyereke, ngo ahita aca igiti yoherezamo intero zirareremba. Abantu nizeye yuko baye bahagarara amavuta ya Elisa bari kwitwara nk'abana b'abahanuzi. Agahinda kakanyica, umva mbigusobanurira. Yego, nari niteze yuko bagifunga insengero, uretse ko byagomba gukorwa mbere, ariko tuvuge ko nyine ubwo byabaye bigeze aho bazifunga. First of all, byaratinze. First of all, abari gukora izo statement bakabaye bitwara nka Elisa, bakabaye bitwara nk'abana b'abahanuzi, intorezo zabo zaguye mu mazi. Bakabaye kuva 2018 baragiye bakora tuwa mu Rwanda buri rusengero rwose bakangurira abashumba bawo kuzuza ibisabwa kuko imyaka iri kudushirana. Hamaze gucaho umwe, hamaze gucaho 2, hamaze gucaho 3, hakabaho self monitoring nta yabaye. Tugira za mpuzamatorero nta yabaye. Bagatanya no ngo abapasiteri bari bubone ibyo bari bakeneye kuzuza haburaho bito, bazategura igiterane cyo kugira ngo babe fundraising yo kubyuzuza. abo nakubwiye bakoze statement bavuga ngo tuzava i Kigali n'imodoka zacu, duhamagaye n'abandi bashumba turutse i Kigali n'abandi bantu bakunda umurimo w'Imana bagakora iryo tsinda bakagira uko baryita ry'abakristo b'abakire ba miliyarderi, bakajya bajya gushyigikira urusengero rwakoze fundraising. Ndagira ngo nyambwiriza mugenda mumbwira niba mutari kumva ibintu ndi kubabwira making a sense. Uko nabonye ka amatora yo mu Rwanda, ndaguha urugero rumwe rworoshye. Wabonye kwamaza umukandida uburyo abantu barambaye imyambaro ikeye, yego, design nziza, zimwe zinahenze yego, ariko bari bakeye we. Ugereje na 2017 bari bakeye wa. Biriya bintu ntago higeze ajya amabwiriza ategeka abantu gukora nyine guseruka kuriya. Wabonye ahantu bakoraga campaign uburyo habaga hubakitse cyamaye, mbese hari ibintu bikoze mu buryo bunoze busukuye. Ntago habayeho amabwiriza hambaye. NEC yatanze amabwiriza yuko abantu biyamamariza agomba kuba hameze arubahirizwa kandi byari mu gihe gito. Ariko nimba hari abantu batubahiriza amabwiriza niyo wabaye imyaka 100 n'amadini. Nuwangu wabwiye ngo ndaguha urugero, sound proof yavuzwe ryari 2017. 2018 nibwo baje gufunga, ariko batangiye kwivuga 2017. Ariko insengero wasangaga harimo akantu kameze nk'akaganza k'umuntu, oya kangana na pero bashyira ku meza kometse ku rukuta ngo ni sound proof. Nje nize construction secondaire na university,
iriya ntago ari sound proof, ni maonesho, ni pranka ya sound proof, sinzi uko ndeyita. Bivuze ngo nta majwi iriya yafata rwose. Noneho ugashyizemo baramufungurira. Abantu bashaka kumenya sound proof cyari cyo, mbarangiye kujya muri worship center kwa Pastor Poda, Apostle Poda, hani Kanombe. Ikanombe. Nahageze rimwe, ntago nsanzwe mvugana nawe ngo wenda nguvuge ngo ndi kumutwikira, kubera yuko nagiye muri semina yaho, manuka ngiye ku matenta akorerwamo ubukwe. Igiterane gitangiye bafunga inzugi n'amadirishya. Iyo bafunze inzugi n'amadirishya, umuntu uri muri metero 10 z'urusengero ntacyo yumva. Kubera iki? Bafashe amadirishya n'inzugi, bashyiraho sound proof yo muri studio. Noneho barangije imbere bashyiramo ventilateur. Ariko muri ile ventilateur ntabwo bari efficace. Ubundi ushyiramo zino AC zimeze nk'izo muri za bank. Hari ikiyo isi batereka kigura nka miliyoni 30 na zingahe cyangwa zangahe. Okay. Afite ubushobozi bwo kuyigura? Ubushobozi? Ufite abakristo bicaye baparitse imodoka, ukambwira ko utafite ubushobozi bwo kugura AC. Aho ngaho niho nshaka quadressinga. Mukanya niho nshaka kugera, ubundi niho hari ikibazo ubundi. Ubundi yo daimoni ni igomba gupfa mu izina rya Yesu. Ni iki gituma niba mu rusengero hakenemo AC 10 cyangwa 5 za miliyoni 35, ubwo ni miliyoni 150, kugira ngo mubashe gukora sound proof ituma mufunga. Oya, sound proof undi ya mbere mu Rwanda nemeye ni sound proof y'ahantu bita Centre Critère Franco Rwanda harasenywe ikiriho. Mimbere bashyiragamo sound ikubita kabisa imeze nkaho ari wenda Lucky Dube yaje kwakubitira. Bafunga inzugi, waba uri hanze muri metero 2 ntugire icyo wumva kugeza bafunguye urugi. Batarufunguye ntihagire ijwi risohoka no muri metero 1. None roka mvuge gutya, nari niteze yuko nubwo ibyo bitakozwe byo kuba abo bantu bibitangaza, bafasha amatorero kubasobanurira no kubafasha kuzuza ibisabwa mu gihe twahawe na RGB. Icyambere nagira umuntu uzana gushaka kunshirira ngo ngiye ngo mbashaka kuza ngo nibonekeze ngo nigire umwana mwiza kuri za RGB, nta na rimwe nzigera mbashyigikira. Iyo bari kuvuga ngo insengero ntiziga ngo nimugaturishe gutya ngo abatkozi b'Imana ngo barimo besekorokera mu ituro, nzarinda mpfa niyo wazana intorezo cy'amashini gane aho ngaho uba uvogereye imyizerere, kugira ngo mbereke ko iyo bigezaho ntemeranya na leta sinemeranya nayo. Iyo bigezaho nanone kuvuga ngo iri mukuri, ndavuga ngo iri mukuri. Oya, iyo RGB tayo banga ngo abakozi b'Imana ngo bafite inyigisho, aya inyigisho ntago zikontororwa na RGB. Aho ngaho biba bigeze mu zindi mbago ntari bwemere. None se kuki ubyemera kandi byose biri mu iyo abantu batangiye kuvuga yuko ngo Ezekiel ngo kuba yavuze yuko kanaka wapfuye atari mu ijuru, bavuga ngo bari bumukurikirane. This is unconstitutional, it's against human rights. Kubera iki? Abadivese ni bavuga ko umuntu wese utubariza isaba atazarimbuka, ubusa uzajya kubafunga. Iyo umuntu avuze yuko utari mu ijuru uririmo nta cyaha. Ibyo ni mu mbago z'imyizerere. Undi muntu w'umukozi w'Imana ashobora kuza akamuvuguruza akavuga ati biriya yavuze sibyo, ariko bikarangirira aho ngaho. Ntago bigomba kuzamo n'izindi manza. Aho ngaho ntago judgment baba babikozemo simba nyishyigikiye, ariko naho tuze kurebe by'amabwiriza yasabwe. Nari niteze ko bagombaga gutangaza biriya, bamara kubitangaza abo pastor navuze bibyatwa bagahita bazenguruka. Nk'urugero muri Kigali, kamfata muri Kigali mu byaro mbe mparetse ko ibyaro bifite n'amabwiriza yabyo. Mu gihe muri Kigali dusabwa parking y'amapave, mu byaro basabwa ubusitani butoshye neza. Ariko nabonye urusengero rw'abadive muri Kigali basabye babwiye ati nukuri byose mwa mubyuje murabura parking. Basanga bubatse ahantu ho mu mfundano, nyine nta parking, nta mwanya wa parking uhari. Begereye umuturage ufite donc igipangu cyegeranye nabo ni metero 13 kuri 30, atabwa ati mutampaye miliyoni 500 ntago mva hanga hari ko buriye. Kuri aka ngaka ariko nawo ndaza gusaba yuko leta yakabaye itekereza ko insengero ni igikorwa rusange.
uranyumvishe leta igafasha uyu muturage kutari naka cyangwa kudakora escroquerie ku rusengero, sibyo? Nkuko tugiye kubaka isoko n'urugero bakavuga ati kuraho inzu yawe, ntabwo babwira leta ngo mumpe miliyari kuko ni igikorwa rusange, kandi urusengero ni igikorwa rusange kurenza isoko. Okay, nk'isoko, reka nkoreshe nk'isoko, ariko sinzi nimba batekereza urusengero nk'igikorwa rusange. Bivuze ngo leta nifashe izane abantu bakora expertise, les experts immobiliers, umwe babiri batatu, yewe nyirinzi azane n'ukora contre expertise, adafata inzu ya miliyoni 120 akabwira umudive kumuha miliyoni 500, none leta niye telefone aho hantu ho ndavugira aba badive. Nusika mbabwira urugero uburyo ndemparisa, ndavugira umudive kuko njya ku cyacumi kuko aje azamvugira se? No, nababwiye ngo mumenye autorité mfite ku nsengero zo mu Rwanda, mwagabanya amarere mukumva ibyo mba mbavugira nibyo ntabavugiramo. Leta itubuza kwaka ituro, ni nabuze umupfumu kwa kene y'ibara rimwe, ninjye uzaza kuvugira uwo mupfumu mumureke. Ibyo bapfubirirwa n'abapfumu nimba umupfu yagiye bamuryiye ne y'ibara rimwe. Otherwise muri kuvogera imyizerere. Ariko nibagera ku kuvuga ngo sound proof, kazana akantu kameze nka napero kari ku rukuta, iyo yabaye sound proof kuva ryari? On est des ingénieurs en construction, iyo ni sound proof gute? Sound proof bayishyira ahantu bita icyambere, ni ubaka urusengero koresha korone za beto, hagati ushyiremo bloke sima kuruta uko wakoresha amatafari ahiye, kuko amatafari ahiye ntagakora sound proofing. Uriya mwanya uri hagati muri bloke sima ubwawe ufata amajwi. Warukize icyo ngicyo? Hoyi. Munyu ntago ifata amajwi, ahubwo doko ni vector nziza ijyana amajwi, kuko ni plain brick, ni brick plain. Brick perforé rero nizo zikora sound proof. Huki ya etage ukoresha icyo bita hurudi. None se ubundi uri kubona ndi kuvuga nk'umupropagandiste. Hurudera n'abantu batayizi. Ni bino bintu bafata bakashyiramo utuntu duce muri dare bakagenda bapozamo ibintu bya ruriba. Ugeze ubona ibintu bya ruriba bashyira muri dare. Yego. Yose nibashyiremo beto. Iriya ni tuyita dare en hurudi. Mwihanganize mu gifaransa icyo gihe. Dare en hurudi. Bivuze ngo insengero nibazi recommande gukora dare en hurudi kugira ngo bakore isolation, nibarangiza babasabe gukoresha bloke ciment, brique perforée kugira ngo bakore isolation. Ariko nibigera ku miryango, nyumva neza, imiryango, amadirishya na plafond na pavoma, uranyumvishe? Uretse ko burya isolation yo kuri pavoma uyikora kugira ngo umuntu uri kugendesha amaguru adasakuriza bari mu nzu imbere, kuko donc urusaku rwaca muri pavoma ntirwajya hanze. Ibyo ngibyo ababikene bazagushaka, reka twikomereze. Kwereka uburyo ibyisabwa ntibyujujwe, kandi twe ntago twari bwibwirize twebwe ubwacu, n'abapasiteri b'ibyatwa ntibari buze kutubwiriza. Donc niyo wari kuduha imyaka 100 nta na rimwe wari kubona za nsengero zitari zujuje ibisabwa zabyujuje bibwirije. Anyway, bityo rero proposition yanjye ari yihe? Abo bapasiteri bakomeye bagomba guhita bategura inama. Iyo nama rikazamo n'ubuyobozi bwa leta. Iyo nama ikabwira buri muntu wese wafungira urusengero muri Kigali ngo ni insengero 700 n'izindi ngo bafunze 300. Izo nsengero 300 bagahita bakora inama. Bamara gukora iyo nama bagabwira buri rusengero ngo mukore total y'amafaranga y'ibintu mwarezwe. Urusengero nasengeye hejo ngiye kubabwira ijambo ngo nitaze 100 atari uko mbifite ko nanjye iminsi mfite crise, ariko nakabyifuje ku mukristo wese n'umupasiteri wese mbere yo kugira ibyo unenga, ahubwo tangira utekereze ngo ni telefone ndagurisha, ni televiziyo yo mu nzu ndagurisha kugira ngo shyikire uyu murimo ntago tufitiye ishyaka twakabaye tufitiye. Ari abawurimo nk'abakozi b'Imana, ari n'abakristo bitandukanye. Aho ngaho ibyo babareze bihagaze muri 10,000,000. Ariko pasiteri waho yabemereye yuko gwera kwa mbere abishyiramo, kandi koko ejo twavuye tuyitanze
aburaho umukristo umwe ahita yaguriza pasiteri amubwira ati ndayakuguriza uzagenda ukoresha udufundraising paka igihe azashiriramo. Miliyoni 10 zihita ziboneka. Ni Nyagasambu, ntago ari muri Kigali hagati, ni Nyagasambu warenze urugabano rwa Kigali. None ni muri Nuza, ni muri Rwamagana. Miliyoni 10 zahise ziboneka muri Rwamagana. None umuntu bashinjije ibintu bagaze miliyoni 10 muri Kicukiro ari mu biganiro, ariwe gukora ibiganiro nyine bivuga ngo rwose ngurebye ngurabona. Umva ukuntu ibintu bikoze. Bari gufata insengero ko ari 300, wenda tuvuga yuko a moyenne kuko nizo wenda bashinje ibintu bya miliyoni 30, dufate yuko buri rusengero wenda a moyenne wenda nizo bashinje ibintu bya miliyoni ubumsha ko ni za 500. Parikingi nyine ya Kibagabaga, uwo muturanyi wahita ko yatima 500 mbone kwimuka. Dufate ko moyenne buri rusengero muri insengero 300 barushinje ibintu bya miliyoni 30. Miliyoni 30 kuko ba insengero 300 naje kubara nsanga ari miliyari 9 zisatira 10. Miliyari 10. Noneho nkabona ubumwe bw'abanyamatorero, ubumwe bw'abakatolika n'abangirikani n'abadeperi, none nkabona buri at work, aba presbyterienne, abaruterani, yewe abadive bose nkabona bagiye gukora ubumwe. Byanarimba n'ubwo bumwe bakabuzanamo n'imisigiti birimbye. Bagwa ngo okay, hakenewe miliyari 10 kugira ngo insengero zose zafunzwe zifungurirwe icyarimwe. Tugiye gukora campaign yo kwigisha abakristo bazisengeragamo kugira ngo twiha amezi 3 buri rusengero rube rwujuje ibisabwa. Noneho buri rusengero rusigara ruri kubwirwa ngo aya mafaranga uzayishyira mu myaka 5-10 iri imbere mwihe gahunda, ariko twishakemo igisubizo nk'abantu b'abakozi b'Imana tuvuga yuko bafite ishyaka ry'ubumana. Evode reka nkubwire, intumwa zagurishaga ibyazo zikabishyira muri uyu murimo. None urabona urusengero pasiteri agenda mu modoka already irusha agaciro ibyo bamusaba ku rusengero, agenda muri V8 kandi ibyo bamushinje ku rusengero ntibirengeje miliyoni 100, ariko ntafite iryo shyaka. None ashaka kugurisha imodoka, pasiteri agurisha imodoka yubaka urusengero, yubaka ibyo bamusaba. Bishop Rugamba ajya kubaka hariya muri kiriya gishanga bava hariya kuri Yamaha, yagurishije imodoka ye ahita ayashyira mu kibo hariya, aravuga ati njyewe tugiye kwitangira kugira ngo tujye kubaka urusengero rwacu, ariko ndahera kuri njyewe, imodoka yanjye nyishyize hariya. Abandi bapasiteri muri Kigali nibamuhamagaye bakamuhugura, bato yubwira abakristo bakayazana ati Imana yanagwaye abantu bayafite, ati ntago ugurisha imodoka yawe. Ariko apotre wenda yana afite imodoka ya nimbari Sukoya ya V8 y'abanyamerika ngo ni Sukoya, ayitanga muri Rambere hakenewe amafaranga runaka. Ndagira ngo mubwire ngo dukeneye abashumba bitangaho urugero. Gurisha iyo nzu utunze mushumba, wuzuza ibisabwa, icyo bisaba na amafaranga, ariko nanone wandikiranwe n'ubuyobozi bw'itorero ko bazagenda bayagusubiza. Apotre reka nkwereke, sinshaka ko tuza no gutinda wenda kuri ibi bintu, ahubwo reka ndebe bagomba gufokasinga yego mu kuzuza ibisabwa vuba byihuse kurenza gufokasinga mu kuvuga ngo turageramiwe ngo baraturenganyije. Oya kamera yego, reka turebe aha abantu bari kwibaza bati se kuki aya mabwiriza aje ku nsengero gusa, hari utubari, hari amasoko, kuki aya mabwiriza atari kujya ku ntuza, atari kujya muri utu tubari ngajye no kuri izi nsoko? Ibyo bitekerezo bituruka kuri Satani. Hoyes, kuko Satani ndi kubisengera, Imana arambwiye ngo guverinoma cyangwa se leta yafunze insengero ziri fiziko, z'amabuye, z'amatafari, za sima, zimwe zirobotse, zimwe zitarimo na pavoma hari. Nabonye urusengero batweretse ngo rugifunguye, ndatangara rwo mu cyaro ngo rwa presbyterienne, gitangaza ni ikibanda hore cya rukarakara itanateye umucanga, ariko ni mu cyaro cyo hasi yongeye. Noneho ijwi rirambwira ngo ariko mwirinde yuko mwebwe ubwanyu mubifashwemo n'abashumba banyu mwakifungira insengero z'umwuka. Insengero z'umwuka muri Yesaya aravuga ngo ijuru bwaryo ni sindi kwirwamo, isi ni intebe y'ibirenge byanjye.
ese mwanyubakira insengero ki? Ngo umutima umenetse niwo nishimira. Kuba bafunze insengero hasabwa amafaranga icyo bisabwa gusa ari uko twe tugira prise de conscience tukayakusanya. Ari amafaranga akenewe ni make ku rwego utanabyumva, ni make wa muvandimwe we, ni make. Hakuzi ko hanze ubuzima bikomeye apotre, siko ibintu bitoroshye. Muri abanyedini ibiciro byarazamutse, muri abanyedini. Ndaguha urugero, buri rusengero rwo muri Kigali ushobora gusanga hatabuzemo abakristo 5 bafite inzu 6 iyaba muni yakodesha. Uyu mukristo aramutse ari umuntu ufite ishyaka ry'Imana, yagurisha imwe umeze nkuko Kristo yigeze gukubita abantu, kubita fimbo, kubita ibiboko, arabanga ishyaka ry'inzu ya data riranja mu nda, yaza akagurishamo imwe. Abataho kugira ngo urusengero rufunge, iyi nzu ndayigurishije, twujuje ibisabwa, mu nyandikire nk'urusengero yuko mugomba kuzagenda munsubiza mpaka ashizemo. Hakaba n'undi uvuze ngo no, nta nubwo muransubiza, njyewe inzu nyitanze kubwo murimo w'Imana. Ahubwo abakozi b'Imana n'abahanuzi tukaba turi guhuruza abaprofete bose muri Kigali ngo muze murebe umuntu ugurishije inzu ye kugira ngo urusengero rwuzuze ibisabwa, tukamurambika ibiganza, tugasengera mu rugo rwe, niyo twahamara ukwezi dusenga mpaka Imana binabaye ngombwa ikamanura amafaranga mu ijuru ikayazana mu rugo rwe, ikamanura poromosiyo. Reka nkubwire urugero ari meyo yatanze abaprofete mukajya mugasengera y'ukwezi mpaka bamugize minister, mpaka poromosiyo imanutse ku buzima bwe. Ariko turi aho ngaho, turi abanyedini, ntago tuzi ubwami bw'Imana. Itorero rya mbere ngo bagurishaga ibyabo, ngo nta mukene wababagamo kuko basangiraga ibyabo. Ananiya na Safira bagiye bagurishije umurima wabo, bayacamo kabiri. Umwuka wa Ananiya na Safira uri muri Kigali uyu munsi. Ntago dufite ubushobozi bwo kwitangira umurimo w'Imana. Tureke kujya hariya ngo ke gusakuza igitugu. Ari igitugu bazifunga nko muri Covid. Ari igitugu bazifunga muri Covid. Tuvuga yuko mu Rwanda hari imisengero 2020. Kuki nkoze iyo assumption? Imidugudu ya ADPR ngomanza ari 5,000 ngahe sinzana bibonye byanditse. Hitujya ku Anglikane, hitujya kuri centrale za Catholique, hitujya ku Presbyterian n'abandi batandukanye n'abadivi. Byanga bikunda dufite insengero zitari munsi y'20,000. Izafunzwe report iratwereka 5,600. Niyo twabyita 8 ni kimwe cya gatatu kizihari. Hari abantu bari pastor ngo turi muki, ngo hari ngo ubukwe bwari buhari. Nimba insengero zisigaye zifunguye zitaga umwanya ngo usezeranye umuntu wawe, muhuriye muri mpuzamatorero, harimo ikibazo gikomeye. None se musabe rero Yusta mubwiye mudusabira insengero zisigaye zifunguye, at least zitwemerera ibintu by'ibirori byo gushyingira no kubatiza, batashyiramo umunya, habeho nyine kuba bakumva yuko bisa naho bategetswe, noneho bitarubango no kubikora ku bushake gusa, bategetswe kudufasilita kugira ngo wa muturage arufite ubukwe butagira ikibazo. Ariko ubukwe turabizi ko tubwizanye ukuri, ubukwe turabizi yuko abantu bajya muri sale bari bunakore muri reception, pastor akaza kabasezeranyiriza. Ibyo leta ntiyabikuyeho. No, itorero dufite n'ikibazo cyuko we are not creative thinkers at all. We are not creative thinkers at all. None se nibi turabishinja leta. Rega leta yaduhaye igihe cy'imyaka 6 ngo tuzuze ibisabwa, abantu batwicaye imbere. Umva ukuntu muri Hagayi havuga ngo mwaragiye ngo musigaye muhinga byinshi mugasarura bike, ngo nibyo mugejeje mu rugo ngo nkabitumuza umwuka wanjye. Haleluya. Ngo nabitewe n'iki? Ngo nuko buri muntu wese yashimishijwe no kwiyubakira iyenzu, ngo naho inzu zanjye ari umusaka. Ngo buri muntu wese yiyubakira inzu ye y'ikitabashwa. Ubu dufite abantu mu nsengero bafite inzu zagaze 500,000 zo kubamo. Ejo bundi nabonye umuntu waguze inzu hariya ya miliyari mu Kiyovu cy'abakire. Ngira ngo agiye kubaka inzu ya etage azajya kodesha izo za rura na za ke sociale. Arabanga ahita yisenya ashyira hasi ayigira ikibanza. Inzu ya miliyari ayigira ikibanza. Arabanga agiye kubaka amakazi ngo ka miliyari 2 ko gusaziramo.
donc atuye mu nzu ya miliyari 3 z'amanyarwanda. Simvuze ngo abakristo bose n'urwo rwego bariho, kandi ndamuzi n'umukristo, ariko ushaka gusanga bafunze urusengero asengeramo, nawe akaba arimo avuga ngo yo ngo reba icyo leta ikoze. Reba icyo leta ikoze koko, ufite ubushobozi bwo kubaka ikitabashwa cya miliyari 3. Ndakubwiza ukuri, twifitemo ubushobozi bwo kuzuza biriya bintu bisabwa mu cyumweru kimwe kuri buri rusengero. Urusengero rudafite abakristo bafite ubushobozi, tugakora icyo kimeze nka task force, tukajya gutanga y'umusada wavuye mu nsengero zirimo abakire, ariko bikabarwa nk'ideni. Icyo ngicyo ni imperuka izarindiza kitarashoboka. Icyo kikabarwa nk'ideni, ariko hari uwavuga ngo bakibaze nk'ideni ku rusengero X, abo bantu babahaye iryo deni bazigira baryishyurwa. Urumva ko harimo n'ikibazo cy'uko abantu badakijijwe neza, ahubwo nta bunyangamugayo buhari. Nose n'ibyo byose turabigereka kuri leta, ku buryo abakristo batatu biteranyije bakakuzuriza ibisabwa bya miliyoni 80, bakaguha imyaka 10, wazaba utarazikura mu bakristo bawe ngo uzimusubize. None si cyo nacyo tugishinje leta, ahubwo inyigisho baguhaye. Erega kankubwire, Yesu hari umuntu yaravuze ngo nkorene ngo ndaga ubugingo boraho, aramubwira ngo itondera amategeko, ngo narayitondeye. Turabafarisayo, arangiza amubwira ngo none icyo usigaje ni kimwe, gurisha ibyo utunze byose, gurisha ibyo utunze byose, biha abakene. Umva noneho njye mbaye challenge, noneho mbaye challenge, tunemo tunasoza rwose. Umuntu wese winjiza njye ninjiza mu 500 n'ukuri, kandi mfite ibibazo nka 800. Ariko umwuka amaze kunganiriza iryo jambo, nahise mbikira mu bikorwa ejo ku cyumweru. Nari mfite, nanagiye ntarafite amafaranga yo gutega moto, nagiye n'amaguru kugira ngo ubyumve neza. Ariko numva umwuka nyemeza ngo itanga 100 urishake nk'uko ushaka yo kwishyura inzu ubamo. None uyu munsi ntimara kuryitanga, nageze mu rugo nkingura igipangu, umuntu amamagaye se amikira akakibu 300, ngiye kujya kuyafata mu Kiyovu, mfite mpura y'100 ndyohereze kuri momo y'urwo rusengero. Ubwo ngo reka duhamagare mutwazi natwe twazatwate. No, mwuka w'Imana yambwiye ngo buri muntu wese akore ku rusengero rumwe umutima wa umuyoboyeho, cyangwa umwuka w'Imana muyoboyeho. Mwuka w'Imana yambwira ngo buri muntu wese ufite inzu akodesha afata amafaranga angana n'ayayikodesha ukwezi. None bari bamereye nabi ngo navuze parcelle ya Nyamata, none ubu ngiye kuyivuga nshemetse. Noneho nibantu baduhaye se byo kuzuza requirement, buri yo bazi guhaye inzu parcelle ya Nyamata kuyivuga, uburi mu mavuta, uburi no mu murongo wa leta, uburi no gushyigikira gahunda za leta. Ahubwo umva se, mwuka w'Imana yambwiye ngo buri muntu wese afata amafaranga n'ayakodesha inzu. Ngiye nkodesha inzu 2 mu Rwanda, zose ziteranyije n'ibihumbi 100. Niyo mpamvu nitanze ibihumbi 100, suko nari nyafite. Mwuka w'Imana yambwiye ngo buri muntu wese ukodesha w'umukristo urimo neza afasha amafaranga angana n'ayakodesha inzu. Mwuka arambwira ngo umuntu uri mu nzu ye ujya agaciro, uvuge ngo iyi nzu ndamutse nyikodesha yabarangaye mu nzu ya Kibagabaga, uvuga ngo ndamutse nyikodesha nanga 1.5 miliyoni, 2. Okay, witufatize 2. Nimba urusengero rwanyu rudafunze, ndi kuvuga icyo umwuka w'Imana yavuganye nanjye. 2, ndi kubivuga nta rusengero rufunguye mpuru dirike nibindeba. Ndabiyamye hatagira umuntu umamagara ambwire ngo ndashaka kwataka ku rusengero rwawe Mutabazi, ntarwo mfite. Iki kibakiriye. Nimba usengera mu rusengero rwa Michel cyangwa sandi adafunze, uratekereza urusengero rumwe bafunze wenda muturanye, cyangwa se wenda rw'umuntu mwigeze musengana, cyangwa se uhamagara umukozi w'Imana nko kwambwira utayisira umubwira uti ndebera umushumba uziho ubunyangamugayo, uziho guhamagarwa n'Imana, bafungira urusengero ugira ibintu abura bikeya. Ndumva yanjye 1.5 miliyoni nsaka kuyatanga. Mwuka w'Imana yambwiye ngo twese tubishyize mu bikorwa. Aranambwiye kandi uzabibwira abantu kuri kamera warangije kubikora nawe ubwawe. Bivuze ngo nabikoze urutirigongo runijya. Nanjye mfite ibibazo, reka babwire nimba ari umutumisha ufite ibibazo by'amafaranga. Herutse no kujyana mu rusengero umuhanuzi witwa Jean Paul uvuye mu Uganda arabimpanura. Aneza abantu mu rusengero ati ufite ibibazo by'amafaranga. Atari n'uherutse kuyakara kwima. Ndavuga nubwo ndondo ibirabinyakuru urampe mukena. Nari mfite izina byibuza niko nihishagamo. Ntabwo iryo jana ritanze ko nezerewe cyane. Ariko ishyaka nimba intumwa zarapfiraga ubwami bw'Imana,
nimba intumwa zarapfiraguye umurimo bakazikuraho uruhu wowe ukaba utakikuraho amafaranga yo gukodesha ukwezi kumwe. Reka mbabwire ibintu tubireke dutaha ubwo tujya no kuryama. Ibi bintu tubireke tubivemo tunatahe. Reka dusoze kugira ngo abantu baze. None ibyo bintu ko binde ushobora ngo byakora akavuyo. Wa mukozi w'Imana hoze umbwira w'icyatwa, sibyo? Izina niwe warivuze nyasinda rivuga ndamwubaha cyane. Kuko turamwubaha tumuze ubunyangamugayo. Ariko nk'urugero ahise yorganize icyo tax force. Bagashyiraho momo pay na nimero ya bank ya konte bancaire. Babanga abantu bose bumva bashaka gukorera kuri uwo murongo. Bose denomination yose bavamo n'abadasenga bose n'abaki bose ariko bashaka gukorera muri uwo murongo. Abari hanze y'igihugu word limit what icyo kigega akaba ari ugikurira kuko reka nkubwire afite ubunyangamugayo burutu bwanjye Mutabazi siko kuri uyu akaba ari ugikurira kuki se navuze ngo Mutabazi nyikurira icyo kintu mvuze nawe akagishyigikira ati ubukode bw'ukwezi uri muye nawe atekereza ubukode bwayo n'urusengero rwabo tafunzwe ashyigikira urw'ahandi. Nk'urugero umukristo ufite urusengero utafunzwe ntari kumera nk'urakariye nimba ari kurakara cyangwa kujajinga leta kamwe shambo kujajinga leta kuko yafunze izindi nsengero sibyo se nubwo batafunze urwe nese Rutesire yavuze kuriya kubera ko bafunze urwe se ko bafunze izindi. Noneho rero aho kugira ngo nwango imbaraga zacu let's focus our energy mu kubahiriza amabwiriza kuruta kuyifokasinga kukureba uburyo ngo insengero ngo amasoko ngutubari sijuwe nini sijuwe na ndenge iyo Black Dube yazaga mu Rwanda bajyaga mu mahoro bagakubita ndi Kicukiro nkumva umuziki ndi kumva neza ariko ari urusengero ugatera harero yikansanga Kicukiro riremera bagita kujyana mu nzererezi ni mu nzererezi nta bintu birebire. Anyway ariko wishaka kuvangoreka ngo mpangane n'icyo kintu. A good general knows better how to choose his battle. Uri kurwana n'ibyo utakabaye rwana nabyo kora sound proof ngiyo reka nkubaze nk'urugero ikintu bita night club yose mu Rwanda Ive Kagera ifite sound proof ku buryo babyiniramo imbere saa sita z'ijoro uri ku muhanda ukumva amajwi ari uko bafunguye umuryango. Yego none se ko night club zitigeze zirekarama ko zitigeze zirekarama ngo amabwiriza badushyire yarakomeye. None se utuvuge ko night club zifite amafaranga ayo rusengero byaba binababaje. Bibiliya ivuga ngo muzaguriza amahanga menshi nimuzayaguzaho habwirwaga nde Israel uyu munsi Israel y'umwuka n'itorero bivuze ngo ecclesia church yakabayiguriza cosmos governing system the government leta yakayiguriza amafaranga. Reka mbwire Evode ndeba neza amaso nkubwire twakabaye u Rwanda ruterwa mpuza amatorero kabaza RDF ngo muzakoresha budget yo gutsibura haduye ingana gute du contributing 30% cyangwa se 50%. None turacyari struggling nuko ngo bavuze pave. Nabonye umubikira w'indero ari gwati iki kibuga cyose badusabye gushyiramo amapave ngo kandi byatwanga miliyoni 50. Imagine twakabaye iyo task force ndikubwira ibiyobowe n'uwo mugabo nakubwiye umugabo w'Imana umuhanga umunyacyubahiro w'inyangamugayo. Uriya mugabo yakomangaho ntakomanga bakamuha amafaranga akajya mu nsengero zo hanze ajyaye nandi batumisha bagenda bakomanga ku nsengero z'abazungu bati mutabari itorero ryo mu Rwanda requirement badusabye zirasaba miliyoni z'amadolari 300. Nose apotre nibe mututabare contribute bakaza mu Rwanda dufite cyaci iri mal organize idafite guhuza ntago dufite ubumwe ntago dufite ishyaka ntago dushaka gukoresha ubutunzi bwacu mu kubaka umurimo w'Imana. Nitubyemere kwemera ikosa ryawe bisaba iki kwemera intege nke zawe bisaba iki ubuko navuze ngo Rutayisira andusha ubunyangamugayo byantwaye iki kwemera intege nke zawe bitwara iki ariko ubundi ibintu byo ngambaza rata kuko navuze ni wambaza none ko tujye kubibazo byawe TikTok. Oya reka dusoze ntekeza ko wabashe kubisobanura byose gusa icyo nahingiye kukubwira cyari icyo nahingiye kukubaza wenda kimwe kuko urumva niba ugeze ubwo wemera ko bajya gusaba inkunga handi
bivuga ko wemera ko rero kuko batigisha abakristo babo neza tudafite ubushobozi bwo gukora ibyo bintu kuko batigisha abakristo babo neza wageze se uko bajya kwisaba handi kubera ko ndetse ko ngubwiye ko twana sponsoring intambara ahubwo ariko kuko twigishwe nabi ntago twabikora ni ikibazo cya mentality ni ikibazo cya mindset ni ikibazo cy'imyumvire dufite ikibazo cy'imyumvire ndaguha urugero Evode ndabizi ko turi inshuti ariko nkubwiye ngo Evo wamaye 50 ndabizi ko wambwira uti urumva nyine nta bihari so ariko nk'urugero nkubwiye ngo madamu yapfuye 50 ndabizi wabimpa urumva ko kutayama bitangiye kudependinga n'icyo nyashakira n'uburyo kigufataho sibyo yego noneho rero ndamutse bambwira ngo rero ndashaka miliyoni wahita ugata ko miliyoni numva nayikura atari kuzi kuteta nkahita bambwira ni oya Kigali hate urahita usinya kwa noteri kibaye yawe kuri iyo miliyoni iminota 3 waba uyibonye ndakubeshyera oya wahita ufata iyo kamera ugahita uyigurisha ugahita ufata inkweto ugahita uhamagara n'umuntu ukamubwira ati gira vuba bivuze ngo amafaranga aboneka bijyanye n'agaciro uha icyo yashakira abakristo Imana iri kubagaya yuko mudafite ishyaka ry'umurimo w'Imana Paulo yageze abwira abikorinda arababwira ngo ndashaka kugerageza urukundo rwanyu ndugerageresheje imirimo yego ngo kuko abo mu itorero ry'i Makedonia no muri Akaya ngo bari bashonje bakennye ariko amafaranga yabavuyemo kubw'ishyaka bafite arangije ababwira n'umugisha bahawe abafite biriya zanyu musome urwandiko rwa kabiri rw'abikorinda 8 ngo bene data sinshaka yuko mutamenya iby'ubuntu bw'Imana haleluya amatorero y'i Makedonia yahawe ngo bakigeragezwa n'amakuba menshi bo none wani Kigali ntago mugeragezwa bo ngo bari bakigeragezwa n'amakuba menshi ngo ubukene bwabo bwishi abi Kigali nta bukene bwishi mufite ngo ubuntu bwabo ngo ubukene bwabo bwishi ngo n'ubuntu bwabo buhebuje ngo byafatikanyirije hamwe ngo kugira ngo Uwiteka abasakazeho ubutunzi bwinshi Apotre urakoze cyane reka tugushimire nagira ngo mvuge ngo nicyo kintu twakabaye tureba kandi mbere cyo dushyizeho imbaraga reka mba urugero rw'ibyabaye tuzi nimba we amabanga n'abamenye abazayo nibanda abanyihangane ndabubaha cyane cyane umuntu akora ibyo wowe byakunaniye uramwubaha ndinde wo gusuzugura zayo ni n'umushumba wayo nabandi umupfapfa n'umupfayongo uribuka umunsi banki yashatse kubatereza urusengero kuri 400,000 uribuka yuko kari agasigiti kari inyuma yabo gato cyane kangana nizere ko bagafunze kangana gutyo kahise kavuga ngo turarugura turembera tugurisha inzu zacu ariko turugure abasilamu bari bafite ishyaka ryo kugura Zion Temple just kugira ngo bimiriyetinga abakristo uriya mugabo w'Imana arasenga buriya n'umunyamwuka areka kumera nk'uko turi kumera ikintu namushimiye igihe cyose yigeze agira ibyo abazwa bisaba amafaranga ntigeze complaining abwo yese ajya mu bakristo barabwira ati let's do it ubarashaka kubaka umusozi hariya wa Hermon hariya muhitangwa iki harya ukase rwose hariya Kagogo uzi ibintu bari kumusaba uzashyiramo ibitaro uzashyiramo isoko uzashyiramo ibibuga ariko we ntago ari kuza kuri media complaininga azayarezinga azayakusanya kuko abantu bera bigishije ndabyibuka yese ashyiraho operation Hagari ibyumweru 2 s'il vous plaît 400,000 zari zibonetse nitugende tumusabe audience dore ko na Afrika haguruka ihari tukicare ku birenge bye tumbwe twigishe ibi bintu turi gusabwa turabibona duciye mu zenzira sinzi ni muri ikintu ndi kuvuga abantu bari kumva yuko ntago naje gushyigikira leta ngo nzayishyikira no mu bintu yavuze numva atari byo umunsi zatubuza kwaka ituro umunsi zatubuza ngo wikake ituro ryitwa igitambo ngo nubwesikoro ntago ari RGB gena ituro ryemewe n'itemewe kabiri mutabazi niyo nakuramo umuntu ituro rya miliyari kuko ryo nzarikura mu muturage pe RGB mbe nyibateguje one day nzakuramo umuntu ituro rya miliyari y'amanyarwanda pe ntago mwemereye kuza kubimbuza ariko namwe mwemereye kumbwira ngo mutabazi ko wakabana ituro rya miliyari ukaba utarimo uha abantu mitiweli ukaba utarimo wubaka urusengero rwa miliyari 10 reka mbabwire ikindi sorejeho Robert Kayanja uyu munsi bafata urusengero rwa kabango kubw'impamvu zitandukanye ntirugisengewemo bati kandi we niwemereye ko urusengero rudahagaze miliyari 10 z'amanyarwanda ubwo ni 40 cyangwa 50 z'amashiringi Robert Kayanja yarezinga mu cyumweru kimwe none si yahamagaye Robert Kayanja si yaduhamagaye ariko Robert Kayanja yigisha abakristo be twebwe abacu
turabatobatoba reka mpiniraho shame on us tugabanye urusaku ryo kuvuga ngo leta yazanye igitugu yazifunga zose igitugu yazifunga wanabaza ngo requirement niziye ngo ntazo mujye mu rugo. Apotre kubifuza kuvugisha mukanasengana ya nimero yawe abifuza kumvugisha twanasengana ni 0788309513 kandi umuntu wese uri bufate amafaranga akodesha inzu ye nkuko nabikoze akayatanga ku rusengero bahagaritse nubwo urwo hasengera rwa rudahagaritse Imana yambwiye ngo ampamagare nzagusengera kuri telefone for 1 hour isaha yose nta turo nzakwaka ayo mafaranga uzabatanze kuri urwo rusengero ubwayazaba ari ituro ndabikwemereye nzagusengera isaha yose kuri telefone nguha amezi 3 nubu utarabona igitangaza cy'Imana uzaza undege kuri YouTube ko ndi umwesikoro. Reka dushimira abadukurikirana byacu by'akagaro ka Shalom.